Ibi byatangaje bose byanumbije abantu benshi kuba uwo bita 001 cyangwa se AGA Munyakazi akaba agiye gukorana n'ubundi igitaramo n'uwo bita Tiger B cyangwa se The Ben cyangwa se igisamagwe muri rusange kabisa. Ibintu ukuntu bimeze nuko bita The Ben ndetse n'uwo bita Munyakazi bari hafi gukorana igitaramo biri vuba. Aka kanya iki gitaramo batangiye no kugishyira status, byatunguye benshi. Niyo makuru agezweho aka kanya, niyo makuru tugiye kunonosora hano kabisa. Icyo usabwa ni ukwicara ugatera agatebo ubundi amakuru akakugereraho ku gihe. Ni igitaramo kizaba mu gihugu cyose, kizaba cyarateguwe n'ubita Tiger B, uwo bita Bruce Melody azaba amukavaringa, ndetse Bruce Melody azaba ari nk'inyunganizi y'uwo bita Tiger B. Kandi uwo bita Bruce Melody ku rubuga rwe rwa Instagram, amagambo yatangajije yavuze yuko ni amagambo yanditse avuga ati my brother in The Ben, ati nje n'umuvandimwe wanje The Ben tubazaniye agasha mu muziki mutigeze mwumvana ahandi. Muri uyu mwaka tugiye kubaha umuziki udasanzwe, kandi arenzaho ati kubw'urukundo rw'idarapo yacu, avuga ati kabisa ibintu tugiye kubikora tubikorera igihugu ndetse n'abavandimwe muri rusange kabisa. Ati The Ben my brother tubikesha kubw'imbaraga ndetse n'umuziki wacu twerekwa n'abanyarwanda ndetse muri rusange, ndetse n'ibikorwa tugenda dukora abanyarwanda bakabyishimira kabisa. Duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye n'umugwanyo Karimagezi, twe turi kumwe hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, aho tunonosora amakuru agiye atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndetse ufite ikindi kibazo cyangwa se ukeneye andi makuru watwandikira kuri nimero niyo ngiyo kabisa, ni 0733 35 35 91 41.